Shamanu zibine ejo bundi byambayeho mani. Reka ejo bundi niga umutwe ejo urabona kuba muri Kigali ni ibintu biruhije cyane. Ndavuga ati reka njye gushaka ukuntu nakorera agaperi. Nguhite kubona agaperi. Nuko nguko byagenze. Bandiyandikishije muri provisoire. Ahora n'iki ko nagiye ku kizamini nkabona ibintu nibishyashya neza nta kintu na kimwe nizemo. Tekereza ngo ikibazo cyarabazaga giti. Ikinyabiziga kitara rirerire ni nkwe muvuduko narengwa. Ayo muvuduko ari ikurikira. Kilometero 30 ku isaha. D kilometero 50 ku isaha. C yari nta gisubizo cy'ukurikirimo. Ari bashyizeho ari ibisubizo bikurikira. A yari ikiraro. B yari akayira k'amatungo. C yari nta gisubizo cy'ukurikirimo. Nje nari guhitamo A. Kubera iki se? Nukubera ko kenshi ibisubizo byo ku ishuri byabaga ari A. None se njye niga ku ishuri bigaho. None se ubwo wahisemo iki? Nahisemo A ko ari ikiraro. N'ikindi rero bazanye kigira giti gusubiza iki cyapa ngo gikurikira. Ubwo bashushanyije inka iri mu gatiriyangere. Imbere mu nda. Agiye kagutekereza nka Rugabe. Ugeze ubona tiriyangere ijya mu nka. None se buri kiraro cy'inka kigiye gishushanyije ku gatiriyangere. Uziko ari byo. Uziko nshobora kuba narahisemo se karakayira k'amatungo. Wakagombye kuba wahisemo udatekereza nka bote. Sorry. Shamani tubireka ariko muri Kigali harimo ubukene. Burasirasa aba muri Iliminati. Igiye mu 2020 ubwo twebwe twari tugarijwe n'icyorezo w'inote zamumeneka go udatitse. Sibuka ko kera Bruce Melody yarananutse. Dore nureba ukuntu asigaye angana. Buriya se kibi yamusabye hormone ze zo kunanuka. Ntawe iwacu nta muntu wigeze yiyahura. Iwanyu bariya wese. Sureba nka Burasirasi. Kura gucika akaboko sugira ngo ni impanuka. Reka genda. Burase na Bruce Melody yibamo. Ahubwo we mbanza ni na chef wayo. Ngo buriya sugira wari byamamare byose hafi ya byose bamurera Iliminati. Uramenye ako kantu ni kabi. Irankuvuye yo kwita mugira ngo yazanwe n'iki. Buriya satani yamusabye akanyama gato ko kwitamo. Muhungu nawe nano kuzuyaza abayaritoboye. Ko bikaze. Shamani fresh ahubwo naritinye gahunda namatwi reka njye kumureba mane na yica. Gera yari kuneye ubwoba. Allo? Ibiki? Ndabizi uragenda ariko tugerageza gusezerana ntabwo akaba baginga bazi ko umuntu adashaka kuboroka umuntu. Ndabizi uragenda ariko tugerageza gusezerana ntabwo yivuze. Allo? Narimbizi. Kuri umuhaga. Harya wari wambwiye ngo urinde? Umukuru wa Iliminati. Ubwo urashaka iki? Ndashaka akaboko kawe k'iburyo. Ariko wari ubundi kurya ki wabikora wakinisha ukamukinisha ushaka. Yego nagifashe ngombwiye. Rero urebye kiba uragikoza ku kintu ushaka kubona cyangwa ushaka kubona. Umuntu arabona ko ukunda cyane. Ubizi uragenda ariko tugerageza gusezerana ntabwo yivuze. Ishagara hano kankubaza. Ubundi hari ikintu sigaje ku isi. Teka yene kozo niki. Ahubwo se nk'ubupfuye hari ikintu wahomba? Kirahari kinini. Bro, mbabarira kuko nanjye singiye. Bro, hagara nkubwi. Ni pisi yonyine cyangwa ugu? Pisi kibabi. Yende mama namusubire. Bro, nago byari ngombwa. Ariko cyakujya muri Iliminati. Akabenje yahisemo gutanga nk'igitabo. Ko wikunda n'ubundi nkucitse wazamfata ikindi gihe. Bro, bansabye gutanga umuntu nk'uda cyangwa ikintu nk'undi. Kandi urabizi ni wowe. Yahisemo gutanga nk'igitabo. Ni uko rudushaka.
ndangije. nabibonye gusa urantunguye sinari nzi ko watanze ugaruka ushaka kuma cyangwa ntushaka none rero wese n'ubugabo Subiza ubugabo bwanjye cyangwa uhenyuka.